Yes, mwakomeje kumva amakuru agiye atandukanye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye yuko umufana wa Rayon Sport yitwa Niyonzima Alexandre yabashije kuba yakwitaba Imana, akitaba Imana akoresheje uburyo bubi cyane bwo kwiyahura kubera ikipe ya Rayon Sport yari imaze kuba yatsindwa na APR FC. Ibi bintu bivuze iki? Ibi bintu abayobozi ba Rayon Sport baraza kubivugaho iki? Ese ubuyobozi bwobwo buraza kuba bwabivugaho iki? Ibi ni ibintu byagarutsweho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, abaturage bagenda basabira umuryango w'uyu musore ko ikipe ya Rayon Sport yakakwiye kuba irimo gufasha umuryango nibura no gushyingura, ariko benshi cyane bari guhamya bavuga ko ikipe ya Rayon Sport itaraza no kuba yasapotinga uyu muryango. Ibi byabaye rero ku wa gatandatu niho ekipe ya APR FC yatsindaga ibitego 4-1 ikipe ya Rayon Sport. Abafana benshi barababara, benshi barara batariye bitewe n'ukuntu Rayon Sport ikundwa cyane. Nibwo rero uyu musore Alexandre yafashe umwanzuro aravuga ati njyewe ntago nshoboye kubaho nyuma y'iki gisebo kingana gutya, abafana ba APR FC bamereye nabi, ngomba kuhita ninaga mu kagozi nkaba na kwitahira. Ibi byababaje abantu benshi, byababaje abafana ba Rayon Sport, kandi nanabahumuriza abafana ba Rayon Sport niba byatangiye kugenda gutya, ariko uyu musore yababaye cyane kugira ngo afate umwanzuro wo kuba yakwiyambura ubuzima bwiwe. Uyu musore Nizeyimana yandikiye ekipe ya Rayon Sport amagambo asa nkaho ababaje cyane ndetse anateye agahinda, agira uti: banyakubahwa bayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abafana, njye mfashe umwanzuro yego ugayitse, ariko ntago nshoboye kubaho nyuma y'iki gisebo. Ikipe ya Rayon Sport nayikundaga, nayifanaga, nari umukunzi wayo. Match zose nta match nimwe ntajyaga njya kureba i Kigali, ariko maze kuba nababara cyane ekipe kudutsinda bigeze aha ngaha. Abafana rero ba APR ntago bigeze banyorohera, ubwo ndi kugerageza gucamo muri makeya kugira ngo muze kumva uburyo yandikiye ikipe. Bibabaje cyane ndetse binateye agahinda, nubwo abantu benshi bataje kubivugwaho rumwe. Avuga ngo abakinnyi ba Rayon Sport, abafana, timu yose ya Rayon Sport, imbabarire bitewe n'icyemezo mfashe, njye ntago tubashije kuba twakomezanya, ariko ndizera neza ko Rayon Sport muzayigeza kure. Mbashije rero njyewe kuba naguma ku mwanzuro nafashe, ngiye kuba nakwigendera nyibasigire, ariko muzayigeze hahandi umwanzi aba adashaka kwagera. Aya magambo yayanditse, ubwo ngerageje gucimbagura, ariko ni amagambo afite icyo avuze ku buyobozi bwa Rayon Sport, ni amagambo afite icyo avuze kuri siporo nyarwanda. Koko abantu benshi bavuga ngo ntago dufite